Mwiriweho nshuti, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha. Uyu munsi ngiye kukubwira inkingi eshatu urukundo rwubakiraho rugakomera. Inkingi ya mbere urukundo rwubakiraho rugakomera ni ukwizerana hagati y'abakundana. Kwizerana hagati y'abakundana ni ikintu gikomeye cyane, kuko bituma abakundana bashyirana amakenga. Ibi kandi binatuma ntawazana amagambo mu rukundo rwanyu ngo urukundo rwanyu abe yarutera guhungabana cyangwa rube rwasenyuka. Abakundana iyo bizerana bituma urukundo rwabo barutwara neza, ndetse rugahora rutera imbere uko bwije n'uko bukeye, ntiruhere ahantu hamwe. Bikanabarinda uwo ari we wese washaka kuruhungabanya no kurusenya. Inkingi ya kabiri ituma urukundo rwubakirwaho rugakomera ni ukubwizanya ukuri hagati y'abakundana. Iyo hariho kubwizanya ukuri hagati y'abakundana, nta kintu na kimwe umwe aba atazi ku wundi. Ibyo bizatuma nihagira nk'ushaka guca ku ruhande ngo abasenyera urukundo, azabwira umwe ibintu asanga ibyo amubwira mugenzi we yabimubwiye kera, asanga mbese ari kumusubiriramo ibyo asanzwe azi ngo ari kuvuga amazimwe, asange ni ibintu bizwi kera, kuko habayeho kubwizanya ukuri bisanga kwa kwizerana, ubwo icyo baba baragikemuye. Ntawakwinjirira ku kuba batarabwijanye ukuri ngo basenyere urukundo. Kubwizanya ukuri rero bizatuma amatiku ava mu bandi bantu, ataza ngo basenyere urukundo, kuko nta kizaza kivugwa gishya mutabwiranye. Inkingi ya gatatu ituma urukundo rukomera ni ukuganira hagati y'abakundana. Kuganira hagati y'abakundana ni ikintu cyiza cyane, kuko mu biganiro niho havugirwamo ibintu byose, ndetse biba byiza hano mu kuganira iyo ufite nk'ibyo yabwiwe n'abandi abibwiye mugenzi we, nawe akabimusobanuriraho kugira ngo uko babimubwiye bitari byo, noneho afate iby'ukuri. Kuganira iteka bizatuma abakundana bamenya imbogamizi ziri mu rukundo rwabo, ndetse barushaho kuzikosora, bityo urukundo rwabo rukomeze gutera imbere. Kuganira kandi niho bazamenyera aho urukundo rwabo rwavuye n'aho rugeze, bibafasha no gukomeza kuruteza imbere, bareba n'ibishobora kuba byarudindiza bagiye bahura nabyo mu minsi ishize, barushaho kugenda babikuraho banabikemura, urukundo rwabo rukomeze gutera imbere aho kuguma ahantu hamwe. Kuganira ndetse ni nabyo bizatuma bitewe n'aho bageze bafata indi mishinga yisumbuyeho mu rukundo, mbese batera indi ntambwe yisumbuyeho. Kuganira ndetse bizabafasha gukomeza gusabana, bikomeze no gutuma barushaho gukomeza kwizerana no kubwizanya ukuri muri byose. Ibyo bizatuma urukundo rwabo rukomeza gutera imbere, ndetse rugere aheza hashimishije kurusha aho ruvuye. Mbese no kuvuga ngo ruzagenda ruva hamwe rujya ahandi, rukura uko bikwiye. Izi nkingi uko ari eshatu nuzitaho ukazubahiriza
n'uwo mukundana bizatuma urukundo rwanyu rukomera kandi ntirujegajege bibaho. Murakoze, naho mu kindi kiganiro.